Guys, tubaye kaza hano ku muyoboro w'ubugeni Rwanda ndetse na Pacific Art mu Cyongereza, aho tugiye kujya tubagezaho amaseri atandukanye ku mwuga w'ubugeni. Hano dufite seri ya mbere by'umwihariko, aho tugiye kuba turi gushushanya kuri large scale, tugiye kuba turi gushushanya agasumbashyamba, ngira ngo abatakazi muraza kukabona. So mukurikire nimuze gucikwa, turahari nk'ubugeni Rwanda, turahari nka Pacific Art kugira ngo tubafashe wowe ushaka kwiga art, wowe ushaka gutunganya ahantu hawe hakaba ahantu hari artistic. Turahari kugira ngo tugufashe. Make sure ko ukoze subscribe kugira ngo utaza gucikwa n'andi ma video tuza kwa uploadinga. Komeze mudukurikire murakoze cyane. Yes, murabona ko dutangiye rero dutangiranye ahantu asa nka hari umweru n'ahantu ku gikuta kinini cyane gusa ni n'urugi. Niyo mpamvu turi gukora ku cyitwa mirror painting, ni kuri large scale. Tugiye kuba turi gushanyaho amagirafe agera kuri 5 cyangwa se udusumbashyamba. So ntuze gucikwa, ngira ngo uri kubona ko aribwo dutangiye, turaza gusozanya ifu nziza cyane. Ntuze gucikwa, make sure ko subscribe hano ku Bugeni Rwanda ndetse na Pacific Art ku bakoresha ururimi rw'icyongereza, ya kugira ngo mutazacikwa cyangwa se ngo mubure ikintu cyitwa ubugeni, kandi duhari kugira ngo tubibakorere. Ni Pacific Art mu Bugeni Rwanda, tubaye ikaze mukurikire, murakoze cyane. Yes, anga twari dusoje gukora sketch, tubikomeza none twaparengamo amarange, dushyiramo amarange hose dukoresheje compressor ndetse n'akaroso kacu gatoya ka master airbrush. Ukurikire. Yes, ni Ubugeni Rwanda. Ino ni seri yacu ya mbere aho turi kubereka ukuntu bashushanya agasumbashyamba. Tubafitiye ama video menshi cyane tuzagenda tubereka ukuntu wakora ubugeni. Wowe ukeneye ubugeni wawe turaye kugira ngo tugufashe, ndetse nawe ushaka kwiga mu mwanya wawe mwiza. This is your place kugira ngo wige ubugeni n'Ubugeni Rwanda ndetse na Pacific Art. Murakoze cyane.
guys, hanga twa tugeze kure murabona ko background twari dusa nk'abari kuyisoza, ariko mu gitondo turaza kugaruka tuyitaho neza dushyiramo ibyatsi kugira ngo tuyikore neza irangire tuze kubona uko tuza gushushanya ku nyamaswa zacu background yarangiye. Ni Pacifico ati n'ubugeni Rwanda, mukomeze mukurikira, murakoze cyane. Yes, kuno munsi wa kane nagarukanye surprise atari ndi kugenda nushushanya ibyatsi ahantu hose, nshyiramo utwatsi, nshyiramo utuntu tw'utwatsi n'utuntu n'utundi hano muri iyi jaride yacu, ndi kugenda nongeramo ibyatsi. Gusa ntabwo uri kubona akaroso, nari gukoresha airbrush. Ni akaroso k'umwuka kaba kameze nk'aga compressor gahuha umwuka none ukakabuhana n'irangi riba ririmo mu gakontineri karyo. So nkomeza kugenda gukora ibyo ngibyo, hanyuma genda birushaho kuryoha, hajyamo ibyatsi byinshi cyane ubona ko ziryamye ahantu nyine muri compound. Ingingo yo kubona ko hano twari dusoje kugenda dushyiramo utuntu tw'utwatsi, tuvangamo utuntu tw'utwatsi. Ku munsi wa kane twabyutse dukora ikijyanye na main object. Nkuko nababwiye, ntabwo ari byiza ko uhera ku kintu cy'ingenzi uri gushushanya, biba ari byiza uhereye kuri background kugira ngo uze kujya kuri main object ubona ko ifite ahantu iri, bityo umenye neza amabara wakoresheje muri background yawe, niba atari uze kuyibangamira, uze kuyikora ifite imbaraga mu mabara apika, adafitemo flu cyangwa se nk'ibihu. Ubwo rero wahereye kuri main object, akenshi ugeze kuri background birakugora. So niyo mpamvu hano twari turi kwibanda kuri main object, ariko ari uko twabanje gukora background. Ngira ngo urabona ko already umubiri watangiye kugaragara, bisa nk'ifite ubwoya, ariko nanone ubaye uri kure ntago wabubona. Anga urabona ngeze ku gice cyo kwijosi hayo, ndi kugenda sprayinga gake gake kugira ngo nyine birushe kugenda neza. Mwibuza ko ntabwo turi gukoresha akaroso, turi gukoresha airbrush. Nkuko uri ukabona hano muri video ya kabiri, naka master airbrush karekura kuka gake kajyana n'irangi rike ku buryo ugenda ukora ibintu bitegeka nkuko bishaka, bitaye ngombwa ko hazamo bya brush stroke. Hari igihe uri gushanya ukoza mu irangi usanga hajeho ibintu by'ibi stroke binini, cyane cyane nk'iri gushanya ku kintu kinyerera nko ku cyuma cyangwa se ku kirahuri, ugasanga nyine iyo umuntu yigiye inyuma abonye artwork akabona hari ibintu bimeze by'ibirabagwe. So kano ka airbrush rero karabikemuye, ukora utuntu turi smooth tunyerera, kandi wagaruka inyuma ukabasha kubona bisa neza cyane nka hari ifoto. Ikindi nababwira kiza cyane kuri aka karoso nuko gakoresha irangi rike. Amse ntabwo ari kukamamaza, ntabwo banyishyuye, ariko ndi kukababwira nk'umuntu wagakoresheje, kandi nanjye nagakoresheje mbikuye ku ntaro umunyabugeni nakundaga gukurikira w'umunya Ukraine, yakundaga gukoresha ari marushushanya mu cyumba, akora za mirror paintings mu cyumba, ashushanya utuntu tw'udukatuni, ariko yabikoraga neza cyane, neza buryo nyine nanjye naje kugakunda ko darenga barakanzanira from state. Gusa nyine gakora ibintu neza cyane, ubona ko kabasha gukora modification kandi buri smart. So niba uri umunyabugeni ushaka gukora nako kunda realism cyane, kunda gukora utuntu tunyomoye, nawe ukangurira gukoresha kano ka airbrush, nagaturu keza cyane. Guys, ngaha ahantu hagera kuri 5 ushobora gukoresha kano ka master airbrush, nagaturu keza cyane. Ushobora gukoresha yaba ku illustration, niba uri umu artist ushobora gukoresha illustrating ikintu runaka kabisa, ni keza. Photo retouching, ubaye ufite ifoto yashaje yapfuye, gashobora kugufasha uri umu artist, ushoboye kuyishushanya ukaba wayigarura ndetse ukabikora neza bikagaragara nkaho bikiri nature. Custom automotive, gashobora kugufasha waye gushushanya ku modoka, kuri moto, cyangwa se n'ahandi hantu nko ku kirahuri, ahantu hanyerera cyane, karagufasha
ukabishushanyaho ndetse ntihagire change n'imwe igaragara ku buryo imodoka igumana umubiri wayo unyerera ndetse naho hantu hose uri gushushanya akagaragara nk'ahantu hanyerera cyane. Ikintu cya gatatu ni kuri t-shirts textiles. Aka ni agaturu keza cyane mu kwandika amagirife ku mashati cyangwa se ku myenda iyo ari yo yose, karagufasha kwandikaho girife waba uri gushushanya waba uri kwandikaho broaded letters. Aka ni agaturu keza cyane ku kintu kijyanye na customization. Mwibutsa ko ibi byose muri Pacific Art ndetse n'ubugeni Rwanda turabigukorera ku giciro gito cyane, tukabasha gushushanyiriza icyo ushaka, yaba ku myenda, ku modoka, kuri moto, ku nzu, ku ma canvas, ikintu cyose kabisa kijyanye n'ubugeni muri Pacific Art n'ubugeni Rwanda tutari kugira ngo tubashe kuba serivisi nyinshi cyane zijyana n'ubugeni. Murakoze cyane. Gazimedi gito cyane, urabona ko dusoje no waka yacu irarangiye. Wowe ukunda ubugeni, make sure ko ukoze subscribe kuri umuyoboro wacu kugira ngo utazacikwa n'ubugeni Rwanda ndetse na Pacific Art.